binyibukije urugero rumwe. Yewe nigeze ni mu myaka ya kera nkirangiza segonderi nkiri mu Rwanda, nigeze nkundana n'umuntu n'umukobwa udakijijwe uba hanze, uba icyo gihe yabaga mu Bubiligi, ariko mu by'ukuri adafite indangagaciro z'umukristo. Ariko bitewe n'uko numvaga mfite ikintu cyo kuvuga ngo najya i Burayi, cyane ko n'Imana ajyaga ibimbwira, havuga ngo ariko ndumva nagenda wenda bikambera inzira, nageraho nkazamwerera imbuto akaba yanahinduka. Noneho ndabyibuka arambwira, ngewe amazina yanjye wenda mbibwire, nitwa Felix Harerimana. Arambwira ngo kugira ngo uzaze dore inzira bizanyuramo, birasaba ko uzahindura identite yawe, nkagushakira pasiporo ngo y'inkongomani. Icyo gihe nibyo byashobokaga guhita nza vuba vuba ngo noneho ngo ibindi ngo tuzabikorera mu Bubiligi. Ariko kubera nasengaga Imana kandi numva mu by'ukuri burya hari ibintu uforusa mu mutima ukajya wumva ariko wiforusa wenda mu bitekerezo bitewe n'ikiri kuyobora imitekerereze yawe. Muri no minsi hari teme yindi nshyashya nshaka ko tuzaganiraho, tuzatangira ivuga ngo kwaguka mu mitekerereze cyangwa kwaguka mu bitekerezo, kuko abantu benshi bangerikira mu bitekerezo, ariko ubu uri kubitekereza ibitekerezo bikarwana n'umutima, umutima wo mu by'ukuri ukaba uri kuguhakanira ko ibyo bintu ugiye kujyamo bitari mu bushake bw'Imana. Noneho icyo gihe ndabyibuka rwose ko yambwiraga ati Felix uzarigumana, ariko mu cyimbo cya Harerimana wenda uzitwa nk'irikongomani, uzitwa nka Wazekwa, Felix Wazekwa, ubu mba nitwa Wazekwa ariko niswe n'ababyeyi. Imana ishimwe rwose ko yanyambukije uwo musozi cyangwa icyo gikombe cyo guhindura identite yanjye nkikuraho n'ubunyarwanda bwanjye. Rwose iyo mfata icyo cyemezo, ni imwe muri ereri ku isi nari kuba nkoze yari kuzabaza ubuzima bwanjye. Noneho reka dutangire tubasuhuza mwese abahisemo gukurikira ibiganiro binyura kuri iyi channel ya Evangelize Le Monde TV. Mwese Imana ibahe umugisha aho muherereye mwese mu mpande z'isi zitandukanye. Dushimiye cyane bakoze subscribe cyangwa se sabone kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu binyura kuri uyu muyoboro wa Evangelize Le Monde. Imana ibahe umugisha. Rero nawe utarakora subscribe ukaba ubonye iki kiganiro wenda aribwo bwa mbere, uyikore kugira ngo dukomeze tubane. Uko dushyizeho video ujye uba mu ba mbere mu guhita bayibona. Imana rero ibaha umugisha cyane kubwo gukomeza kwagura umuryango mugari wa Evangelize Le Monde TV. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo nahaye umutwe uvuga ngo gukunda umuryango wawe. Gukunda umuryango wawe. Turifashisha ijambo riri mu Kuva ibice 20 umurongo wa 12, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Reka dusubiremo. Haragira hati wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Amen. Rimwe mu mategeko Imana yahishuriye Mose kugira ngo ayatumenyeshe cyangwa se amenyeshe ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli, harimo itegeko ry'umuryango cyangwa se itegeko ryo kubaha. Mu isezerano rya kera nk'uko tubibonye, itegeko ryo kubaha ababyeyi ni rimwe mu mategeko 10 Imana yahaye Mose. Kubaha ababyeyi ni rimwe mu mategeko 10 Imana yahaye Mose. Kubaha, gukunda umuryango wawe niyo teme dufite. Ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Aha ngaha bishatse kuvuga ko kutubaha ababyeyi cyangwa kutubaha ababyeyi bawe, papa wawe, mama wawe, bitera umuvumo. Umuvumo wa mbere bitera umuvumo wo gukenyuka.
mwitonde rero, witonde, wubahe so na nyoko. Kandi kubaha ababyeyi ni nk'ikimenyetso cy'uko, cyangwa se navuga ko ari ukwitoza no kubaha Imana, kubera ko abantu benshi bazavuga ngo, mujya mwumva bavuga ngo Imana ni data, Imana ni papa. Uramutse udakunze umubyeyi cyangwa utubashye umubyeyi wawe hano ku isi, ngira ngo byagorana kubaha iso wo mu ijuru utareba. Imana, murabizi n'isengesho Yesu yigishije abigishwa be, yatangiye avuga ngo data, ngo nidusenga tuzajye tuvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, ku bwami bwawe bwubahwe. Urumva hagarutsemo ijambo icyubahiro, kubaha. None ijambo naryo ryatubwiye ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu. Rero nutubaha ntabwo ntuzaramira mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha. Imana idufashe cyane kugira ngo tubyumve neza. Ubundi umuryango ni nka entreprise. Reka wenda kugira ngo tubyumve dusome ijambo riri mu Befeso ibice 6, umurongo wa mbere tugeze ku 9, twumve iyi entreprise, donc uburyo umuryango ari company, ko binagoye utabashije gukorera muri iyi company y'umuryango, biragoye cyane kugira ngo uzabashe gukorera no mu yindi sosiyete iyo ari yo yose waba ukorera. Hari inshingano z'abana, hari inshingano z'ababyeyi, hari inshingano z'abakozi, hari n'inshingano noneho zo kurenga muri famiye ukagera no ku bandi bantu muri rusange. Ubundi umuntu w'Imana yakagombye kurangwa no kubahwa bihereye mu muryango, ariko no hanze y'umuryango. Ariko noneho uburyo witwara mu muryango biguhesha no kumenya uburyo ki uzitwara uri hanze y'umuryango. Nugera mu itorero, nugera aho ukora, nugera mu bandi bantu, nugera mu tundi tugurupe mubayemo, imyitwarire yawe, uko witwara, uko ugaragaza, bizaterwa n'uburyo n'ubundi usanzwe witwara hehe, witwara mu muryango wawe. Ahantu turi hose rero tugomba kwiga indangagaciro, ariko zihereye he? Zihereye mu muryango wawe. Nubwo nugera mu gihugu uzaba iki? Uzaba itara, uzamurikira abandi. Nugera muri sosiyete ya urimo ukoramo se, uzaba iki? Uzaba umucyo, uzaba itara, kuko wawuturukanye he? Wawuturukanye mu muryango. Bajya bavuga ngo nta muntu ushobora gutanga icyo adafite, umuntu atanga icyo afite. Niba udashobora kubaha so wakubyaye cyangwa nyoko wakubyaye, ntabwo uzubaha diregiteri ukuyobora mu kigo runaka. Niba utubaha papa wawe, niba utubaha umuvandimwe wawe muvukana, ntabwo umukorege wawe ari we uzubaha. Niba utubaha umuvandimwe wawe, niba utubaha mama wawe, niba utubaha papa wawe, ntiwibwire ko nugera hanze mu bundi buzima aribwo uzubaha abandi batari ababyeyi bawe. Ndetse uzaba uri no kubeshya ko wubaha Imana, n'Imana ubwayo ntuzaba ugira ute? Ntuzaba uyubaha. Kandi nababwiye ngo dukurikije uko ijambo ryavuze, ngo kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ugomba kubaha nde? Kubaha so na nyoko. Bitagenda bityo ukazaba uri kwikurira icyo bita umuvumo wo gukenyuka, kuko nyine ntuzarama. Kuko ijambo ryavuze ngo kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ubaha so na nyoko. Abefeso ibice 6 umurongo wa mbere kugeza ku 9 haravuga ngo, bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu. Umvishe ijambo ngo mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu, ngo kuko ari byo bibakwiriye.
izi ni impuguro zireba abana mu muryango, ngo mujye mwubaha ababyeyi banyu mu mwami wacu. Savedire urugero rwiza uri gutanga cyangwa uri gukora rwo kubaha ababyeyi bawe. Ababyeyi bawe ni nk'abambasaderi bahagarariye Imana muri ya kampani twabonye y'umuryango. Abana baroburije, bagomba kumvira, bagomba kubaha ababyeyi nk'uko nyine n'ubundi ari figire yo kubaha iki, yo kubaha Imana, ngo kuko ari byo bibakwiriye. Bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu, ngo kuko ari byo bigize ute bibakwiriye. Asubiyemo rya jambo twabonye mu kuva, ngo wubahe so na nyoko. Wumvishe ngo iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano. Iri ni itegeko ririmo isezerano. Kubera iki ririmo isezerano? Isezerano riri muri iri tegeko ni irihe? Harimo isezerano ryo kurama. Amen. iri tegeko ni itegeko amen mutarikaba n'isezerano kugira ngo urame. Ngo uhaye isezerano ko niwubaha so na nyoko uzaramira mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ngo wubahe so na nyoko. Iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano. Kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi, naho birenze n'igihugu, naho uzajya hose. Binyibukije urugero rumwe, yewe ni mu myaka ya kera nkirangiza segonderi nkiri mu Rwanda. Nigeze nkundana n'umukobwa udakijijwe uba hanze, icyo gihe yabaga mu Bubiligi, ariko mu by'ukuri adafite indangagaciro z'umukristo. Ariko bitewe n'uko numvaga mfite ikintu cyo kuvuga ngo najya i Burayi, cyane ko n'Imana ajyaga ibimbwira, avuga ngo ariko ndumva nagenda wenda bikambera inzira, nageraho nkazamwerera imbuto akaba yanahinduka. Noneho ndabyibuka arambwira, ngewe amazina yanjye wenda mbibwire, nitwa Felix Harerimana. Arambwira ngo kugira ngo uzaze dore inzira bizanyuramo, birasaba ko uzahindura identite yawe, nkagushakira pasiporo ngo y'inkongomani. Icyo gihe nibyo byashobokaga guhita nza vuba vuba. Ngo noneho ngo ibindi ngo tuzabikorera mu Bubiligi. Ariko kubera nasengaga Imana kandi numva mu by'ukuri burya hari ibintu uforusa mu mutima ukajya wumva ariko biforusa wenda mu bitekerezo bitewe n'ikiri kuyobora imitekerereze yawe. Muri no minsi hari teme yindi nshyashya nshaka ko tuzaganiraho, tuzatangira ivuga ngo kwaguka mu mitekerereze cyangwa kwaguka mu bitekerezo, kuko abantu benshi bangerikira mu bitekerezo, ariko uba uri kubitekereza ibitekerezo bikarwana n'umutima, umutima wo mu by'ukuri ukaba uri kuguhakanira ko ibyo bintu ugiye kujyamo bitari mu bushake bw'Imana. Noneho icyo gihe ndabyibuka rwose ko yambwiraga ati Felix uzarigumana, ariko mu cyimbo cya Harerimana wenda uzitwa nk'irikongomani, uzitwa nka Wazekwa, Felix Wazekwa, ubu mba nitwa Wazekwa. Ariko niswe n'ababyeyi. Imana ishimwe rwose ko yanyambukije uwo musozi cyangwa icyo gikombe cyo guhindura identite yanjye nkikuraho n'ubunyarwanda bwanjye. Rwose iyo mfata icyo cyemezo, ni imwe muri ereri ku isi ariko bankoze yari kuzabaza ubuzima bwanjye. Noneho arambwira, numvishe n'inzira bizacamo, uburyo nzagenda n'iki, nyine ukumva ni ibintu birimo amanyanga tu, bitarimo umwuka w'Imana, bidashorewe n'Imana. Ndabyibuka rero impamvu ntanze uru rugero, naravuze ngo papa ndamwubaha cyane ku rwego rwo hejuru, kandi hejuru y'inama zose nakwigira, iya nyuma isigaye n'imwe, ngafata icyemezo nkagenda ngiye kugisha Imana papa. Ndagenda rero ndamusanga, ndamubwira nti rero urabizi Imana igikunda kumbwira ko nzajya i Burayi, none nabonye inzira rwose, dore uko bimeze, musobanura ibyo byose nk'uko nabibabwiye. Arangije yifata atya, arandeba
arambwira ati rero Feri, ati njyewe ndumva wowe niba wifatiye icyemezo nka Felix ubwo wazanagenda nka Felix atariko njyewe nk'umubyeyi wakubyaye nta mugisha wa kibyeyi mbihaye. Numva iryo jambo rirakomeye, bitana namuhamagara rwose namubwira ati reka projet zose twari dufitanye tuzihagarike kuko ntabwo ziri mu bushake bw'Imana. Icyo gihe mba ngize nte, mba numviye papa, mba numviye ababyeyi kubera iki. Noneho iyo ntabumvira rero dore icyari kuba. Icya mbere, umugisha w'Imana nibyo urakenewe, umugisha w'Imana ni ngombwa ndetse cyane, ariko umugisha wa kibyeyi nk'ababyeyi bahagarariye Imana ku isi nawo ntuzawirengagize. Kandi n'ababyeyi nabo badakora inshingano ku bana babo ngo bakore icyo bahamagariwe, nk'uko Imana ariyo ihagaze mw'abo bana yakora ibintu nk'uko nabo babikora. Nabo bafite ikibazo, nabo bariho uyu muvumo wo kutaramira mu gihugu. Niyo mpamvu bene data dukwiye kwitonda. Nese urumva iyo nkora ibyo nari kurama. Icya mbere ngo nari kunyura za Togo, nkazenguruka za Benin, nkanyura mu bihugu bya Afurika kugira nzahinguke mu Bubiligi. Nawe wibaze vurema, mu Bubiligi ugenda umunsi umwe amasaha nako uhaguruka i Kanombe ikagutura indege ikagushyitsa i Buruseli, ariko njye banza nari kugenda nk'urugendo rw'amezi 2 ngenda nyura inzira za panya. Rero urumva ibyo bintu byari mu bushake bw'Imana, ariko kwa kumvira ababyeyi, kwa kumvira inama ababyeyi banjye bampaye, byatumye ndamira mu gihugu ndetse ndamira no ku isi. Naje kuza i Burayi, noneho nyuze i Kanombe nemye, ndaza amazina yanjye y'ubunyarwanda, ibyangombwa byanjye sinabitakaza, pasiporo yanjye sinayitakaza, ngumana indangagaciro zanjye nk'umunyarwanda, mbayeho mu gihugu, nseriva igihugu cyanjye, kandi ndi mu Bufaransa, ndi umuturage w'umunyarwanda utuye mu Bufaransa, nsubira mu Rwanda uko mbishatse kose, ariko bikigiye nari kuba naratakaje ibintu byose. Urumva uwo ni umusaruro uvuye mu kumvira Imana, uvuye mu kumvira umubyeyi, uvuye mu kumvira ibyo ababyeyi bambwiye, cyangwa se impano nziza bampaye, bambwira ngo ibyo bintu nubikora uzamenye ko bikoze nka Felix, ariko nta mugisha wa kibyeyi. Nawe rero aha ndakugira inama imwe gusa, uramenya utazakora ikintu kitarimo umugisha wa kibyeyi. Cyakora hari ababyeyi nabo bajya babangamira abana babo mu bintu Imana nabwo ishaka. Aha nabwo nyine mukwiye kugira ubwenge, sirito nk'ababyeyi bagifite ingengabitekerezo yo kuvuga ngo umwana wanjye ntiyashaka kwa runaka, kandi Imana yo ari byo igambiriye cyane. Nk'ababyeyi bagifite nyine ako kantu ko kwivanga mu mishakire y'abana, cyokora bakugira inama. Ariko nanone mbere yo kumenya ngo ufate icyemezo ngo ariko ibi bintu ko ababyeyi banjye batabirimo, mbere yo kugira ngo wifatire icyemezo wirengagije inama cyangwa se wirengagije ibyo bari kukubwira, uzabanza ufata igihe gihagije usenge, ubanza umenye daboro niba ibyo bintu urimo biturutse mu bushake bw'Imana. Nusanga biturutse mu bushake bw'Imana, endereye. Ngo namwe base, umva noneho inshingano z'ababyeyi noneho muri ya entreprise twabonye, muri ya kampani, ngo namwe base ntimugasharirire abana banyu. Iki twari tumaze kukivuga ko hari igihe abana nabo baba bafite ibitekerezo kandi bayobowe n'Imana, ababyeyi babo bakabyivangamo bitewe impamvu y'amoko rimwe na rimwe, impamvu y'ibikomere se bafite, impamvu y'ibintu byinshi bitandukanye, impamvu se y'ubupagani. Ushobora kuvuka mu muryango ukijijwe, ukavuka mu muryango, ushobora kuvuka mu muryango w'abapagani, wowe ugakizwa, bakakomena baguhoye ubukristo. Uzakomeze wikomeze muri iyi entreprise, ukomeze uberere imbuto, uzageza igihe nabo bazakirizwa.
umuririmbyi yaravuze ngo rega burya nabo bakizwa, ngo na babandi ngo sigaho kwizera guke na wa wundi ngo yakizwa. Ngo namwe base ntimugasharirire abana banyu, ahubwo mubabere ngo mubarere mubahana mubigisha iby'umwami wacu. Amen. Wumvishe inshingano z'ababyeyi. Navuze ngo ntabwo biragoye ko umuntu yatanga ikintu adafite. Icyo utabonye ku babyeyi bawe biragoye ko nawe wagitanga, kandi utarakibonye, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo toza umwana akiri mutoya ngo inzira azanyuramo azarinda asaza atarayivaho. Abanyarwanda nabo baciye umugani ngo uburere buruta ubuvuke. Uburyo warezwe niyo ugeze, indangagaciro wakuye mu muryango, uburyo warezwe. Ese nta hantu uzurumva ngo kariya kana nako kwa runaka disi ngo ni se musa ngo ni nyina musa, urumva? Cyangwa se uko umuntu aravuze ngo ngo uriya mukobwa ngo ni gica nka nyina. Donc izo ni ingero zifatika zigaragaza icyo umuntu yakuye muri iyi kampani y'umuryango. Ese umuyobozi wa kampani, Imana izakubuza wowe ise cyangwa papa, Imana izakubaza nk'umuyobozi yahaye inshingano ikagushyira muri iyi kampani, izakubaza uko wayoboye iyi kampani. Ariko namwe mwabana mwe mubarizwa muri iyi kampani, mwa muryango mwe mugari usigaye ubarizwa muri iyi sosiyete, izakubaza uko wananije umuyobozi kugira ngo adakora inshingano ze neza. Urumva ko buri wese afite uruhare rero. Ahangaha turi kuvuga ku iki kintu cy'umuryango, cy'iyi kampani ipresenta kandi uburyo dukwiye kubaha Imana n'uburyo dukwiye kubaha umwami wacu, tubirebeye mu ndorerwamo y'uburyo twubaha umuyobozi Imana yaduhaye ari bo babyeyi bacu. Ahubwo mubarere mubahana. N'Imana nayo iyi ngesera yigira yo guhana uwikunda, kumuhana ikamugaruza ibihano. Iyo ugiye kurengera hari igihe Imana ikugaruza ibihano. Urumva ko ibintu byose rero ari urugero. Donc iyi kampani y'umuryango irashaka gushushanya n'ubundi itorero, ishaka gushushanya itorero ko abantu bakagombye kubaho mu isi y'umwuka, mu itorero, kubaha Imana, gukorana n'abandi, byose bifite aho bigenda bihurira. Ngo mubahana mubigisha iby'umwami wacu. Mu nshingano, zimwe mu nshingano umubyeyi afite n'inshingano zo kuzabazwa ubugingo bw'abantu bari muri iyi kampani, bw'abantu bari yarakuriye, yarahedinze. Imana izamubaza ubugingo bwabo, kuko ngo yakagombye kubahana ariko anabigisha iby'umwami wacu. Namwe mbata, noneho tugeze muri ba bakozi bo mu rugo, babandi urya wazanye ngo ajya gukorera twa tuntu aho mu bihugu wenda bikunda, kuko hari n'ahandi bidapfa gukunda. Ngo mujye mwumvira bashobuja bo ku mubiri nk'uko mwumvira Kristo. Urumva, aba ni ba bantu baba mu rugo batari abana bawe b'abakozi, ba bandi bagukorera ibintu, barya bagukoropera, bagutekera, bagukorera twa turimo twose. Ngo baroburije nabo. Urumva ko buri wese afite inshingano ze. Ngo nabo baroburije cyangwa se bagomba kubaha bashobuja babo nk'uko bakubaha ngo nk'uko bubaha Kristo. Urumva nababwiye ngo iki gishushanyo, iyi kampani y'umuryango, ibintu biberamo birashaka ni figire, birapresenta uburyo n'ubundi twakagombye kubana n'umwami wacu Yesu Kristo. Imana idufashe cyane. Ngo ku mubiri ngo twubahe bashobuja bo ku mubiri nk'uko twakumvira Kristo. Ariko ibi ntibireba abakozi gusa bo mu ngo, ibi bireba naho ukora.
Imana izakubaza n'uburyo witwara ku kazi kawe. Iyo ugiye gusinya kontra, Imana iba ihari burya. Iyo ukoze kontra, shefu akagusobanurira dore uko akazi gateye, dore uko uzajya ukora, uzajya utangira isaha urangiriza iyi. Rero iyo utangiye gushaka motifu zituma zitari, wenda ni urugero kwirwaza, ngo sinshobora kujya ku kazi wirwa, uzi neza ko uri muzima, ubizi neza ko uri muzima utarwaye, ukandikira shefu wawe ukamubwira ngo ndarwaye. Ababeshya ijambo ry'Imana ritwereka aho bazajya. Ni ukuri kose. Wakwihumuriza utakwihumuriza, wakwihumuriza utakwihumuriza, ni ukuri kose uba ukoze icyaha. Ibyo ni ukuri pe. Niba ugeze mu kazi wagomba gukora amasaha 7, ukaregeza ugasanga ukoze nk'amasaha 3 gusa, kandi ukabikora ku bushake bwawe, ngo wenda uhimane na shefu, uhimane n'umukoresha wawe, ni ukuri kose nabyo uzabibazwa, kuko ntaho utaniye n'umujura. Wakagombye kubaha n'umukoresha wawe, ngo nk'uko wakumvira, nk'uko wabikora wubaha Kristo, nk'uko wabikora wumvira ijambo ry'Imana, wubaha Imana. Wakubaha Kristo gute? Wakubaha Imana ute? Utareba mu gihe usuzugura shefu wawe, usuzugura umukoresha wawe, urebesha amaso y'umubiri. Wabeshya gute ko ushobora kubaha Imana yo utareba niba utanubaha cyangwa utanumvira shobuja wawe wo mu mubiri? Ngo mububashye muhinda imishyitsi kandi mutaryarya mu mitima yanyu. Hariho n'abantu bazi kugaragaza ngo ko bubaha, ariko ari uburyarya, ariko amaske, agira ngo mu maske amwereke mbese ko bubaha, ariko ibyo ukora adahari, cyangwa se usigaye muri responsibility wenyine, wa undi wakurebaga cyangwa uburyo ukora adahari, nibyo bikarifiya uwo uriwe. Nibyo ya image ujya ugira umukoresha wawe adahari, wenda yasohotse, cyangwa uburyo usigara mu kazi ke, uburyo usigara na responsibility, uburyo witwara, nibyo bikarifiya neza uwo uriwe, niba uri serious cyangwa uri inseriye mu kazi kose waba ukora. Imana rero itugirire neza cyane. Ngo noneho ijambo ry'Imana rirakomeza riti, ntimukabakorere bakihagara, umva, ngo ntimukabakorere bakibahagarikiye gusa, ngo mumere nk'abanezeza abantu, ahubwo mumere nk'imbata za Kristo. Mukore iby'Imana ishaka mubikuye ku mutima. Amen. Ijambo ndarikunda cyane. Ngo ijambo ry'Imana duhuguye, ngo abo bantu nitujya gukora mu kazi, ngo ntitukabakorere. Hari abantu babona shefu ahari, bakamwereka ko bari motive, ko bazi akazi, ko ari abantu b'abahatari, ko bazi gukora, ariko shahu yatarabuka gato yagenda bagahita ko neza bakora amadega atarigeze abaho. Kubera iki? Icyo gihe ngo iyo ukoreye umuntu ahibereye, ari aho akureba, ariko yamara kugenda, bya bindi wakoraga ntukomeze kubikora, Imana yo ntiyigeze ihava. Icyo gihe dore ngo ukuntu bumeze, ubu umeze nk'umuntu ushaka kunezeza abantu gusa, kandi imbata za Kristo ngo zigomba gukorera Imana zibikuye he? Zibikuye ku mutima. Mujye mukorera Imana, ngo mujye mukorera abantu mubikuye ku mutima, nk'uko nyine n'ubundi mukwiye gukorera Imana mubikuye he? Mubikuye ku mitima. Mubakorere mubyishimiye nk'abakorera umwami wacu. Amen. Mukorera abakoresha banyu mubyishimiye nk'abakorera umwami wacu. Mukorera abakoresha banyu mubyishimiye nk'abakorera
ko muzahabwa n'ibihembo n'umushahara nk'uko no gukorera Imana n'ubundi tuzi neza ko hari ubundi buzima, hari ubugingo, hari ingororano zidutegereje mu bwami bw'Imana. Turangije dushoje imirimo yose twakoreraga Imana, nawe iyo ukwezi gushize urahembwa, bigaragara ngo narakoze. Ni nkaho shefu yakoze ati wakoze neza, uramerita saleri, uramerita ikintu, uramerita igihembo cy'ibyo wakoze byose, dore umusaruro watanze muri uku kwezi. Ni nako nituva muri uyu mubiri turangije imirimo yose twakoreraga hano ku isi, Imana izaduha ingororano ngo imirimo yacu izagenda iduherekeje, yandi ariko twakoranye umutima tudakorera ijisho, ya yindi twakoze nk'abakorera iki, nk'abakorera Imana tutari gukorera ijisho ry'abantu. Imana rero idufasha cyane, ngo kuko muzi yuko umuntu wese iyo akoze ikintu cyiza azakiturwa n'umwami, naho yaba imbata cyangwa uw'umudendezo. Namwe bashobuja aba ariko mugirira abagaragu banyu, namwe mureke kubakangisha, kuko muzi yuko musangiye shobuja uri mu ijuru, utarobanura abantu ku butoni. Aka kantu yuba abantu bakumva, wamukoresha wowe ufata umukozi nk'itorosho ukamusuzugura, nyamara ari wowe, ari abantu bose, ngo shobuja we umwe disi, ngo uko amufata niko nawe ageze ate, niko nawe agufata. Uko agufata wowe wamukoresha we, wigize indakoreka, usanga ukandagira abakozi bawe nk'uwabashyize munsi y'ikirenge cyawe, ubasuzugura, ubaraza hanze, ubima ibyo kurya, ubacunaguza. Reka iri jambo risubiremo. Namwe bashobuja aba ariko mugirira abagaragu banyu, namwe mureke kubakangisha, kuko muzi yuko musangiye shobuja uri mu ijuru, utarobanura we abantu ku butoni. Disi urobanura ku butoni, ariko so wagukunze, so agukunda nk'uko akunda uwo mugaragu wawe uri kugira gutyo. Ibi nkubwira ni ukuri, we ntarobanura abantu ku butoni, ngo abe ariko namwe mufata abagaragu cyangwa se abakozi banyu neza. Ibintu bibera mu muryango navuze ngo ni figire igaragaza uburyo itorero rifonkisiyona, igaragaza uburyo tuzabaho mu bwami bw'Imana. Rero mu muryango twakagombye kuhigira gukunda abandi. Amen. Mu muryango twakagombye kuhigira kubabarira. Niba umuvandimwe wawe, umubyeyi n'umwana mugiranye ikibazo, mukicara mukababarirana, ariko ibaze papa wawe cyangwa mama wawe agukoreye ikosa, nubwo uri umwana we, ukumva arakubwiye ngo mwana wa mbabarira, se wabyakira ute? Uzi ko urwo rugero waba umweretse wa mubyeyi we, waba weretse uwo mwana wawe, uzi ko waba umubibye mw'imbuto, yazarinda apfa akura yarize ikintu bita kubabarira, kuko yajya yibuka ati na papa nubaha kuriya nawe yajya agaca bugufi akambwira ngo mbabarira. Ibaze wa mugabo, ibaze umudamu wawe yaciye bugufi akakubwira ngo mutware mbabarira. Ariko se nawe kumukorera ikosa kugira ngo umusabe imbabazi, ukihagararaho ukigira umuntu w'indakoreka. Ibaze umudamu wawe uburyo yanezerwa bitagira akagero, umunsi ushobora guca bugufi ukamubwira ngo masheri, madamu, amusori, mbabarira. Ibi byose tubyigira mu muryango. Nababwiye ngo umuntu ntashobora gutanga icyo adafite. Ni ahantu twitoreza kuyobora. Mu muryango ni ahantu twitoreza, nabwiye ngo ni kampani nini twitorezamo ibintu byinshi. Twifuza kuyobora, tuhitoreza kuyobora itorero. Uramutse utayoboye agatorero gatoya ko mu muryango wawe, ntuzabeshye na gato gushobora no kuyobora itorero. Impossible, ntabwo bikunda. Utabashije kumanaginga umuryango wawe, ntabwo ushobora kuba manager w'ikindi kintu icyo ari cyo cyose ngo bigukundire. Tuhigira kuyobora za entreprise, tuhigira kugira ekonomi, gukora ekonomi, tuhigira kubaha Imana. Amen. Tuhigira kubaha Imana. Tekereza
ku ngamba ushobora gufata uyu munsi kugira ngo urusheho gukunda Imana, kugira ngo urusheho gukunda so na nyoko, kugira ngo urusheho kubaha abantu bose Imana yashyize mu buzima bwawe. Imana idufashe kandi tugirire neza, iduha uburyo bwiza bwo kwitwara muri iyi kampani Imana yaduhaye nk'umuryango, kugira ngo turamire mu gihugu. Uwiteka Imana yacu iduha shalom shalom. Mugire amahoro y'Imana. Ni Felix Harerimana, ibiganiro byacu nakagaruka. Ndabakunda cyane, wibuke gukora subscribe. Bye.